aragomya aramukiranya. Noneho Bibiliya iravuze ngo marayika abonye yuko atamutsinze avugana na Yakobo aramubwira ngo umva nkubwire wa mugabo we, byari byiza gutindana nawe ariko none ndekura. Haleluya! Kubera ko umuseke utambitse ndashaka kugenda. Yakobo aramubwira ngo umva nkubonye nari ngukeneye, umva mama wire kuri Imana, papa wire kuri Imana. Turabashuhuje inshuti bakunze byiringiro by'Abera TV. Amahoro y'Imana, umugisha w'Imana itanga ubane namwe mwese. Hanyuma uyu ni umwanya mwiza wo kuganira ijambo ry'Imana. Muririmbyi yuzuye umwuka wera araririmba ngo gusenga ni ubuzima kandi ni n'imibereho. Hanyuma rero ijambo tuzi yuko ari ryo mutsima utera imbaraga, niyo mpamvu nifuje ko twaganira ku ijambo ry'Imana. Njye basuhuza ni mwene so musangiye gucungurwa n'amaraso ya Kristo ari we Gasigwa Jean de Dieu. Imana y'amahoro iganze. Reka dutangiye dusenga Imana hanyuma tuganire ku ijambo ry'Imana. Turagushimiye Imana yacu, Imana y'imbaraga nyinshi, Imana y'ibambe, Imana itinda kurakara yarangiza ikihutira kubabarira. Ni wowe ugira ikintu urema kandi ni nawe ugikomeza. Turasenze ngo ubwami bwawe buze ushyigikire rino jambo mu izina rya Yesu. Abantu bose bagiye kuriryumva no kurireba turabasengeye ngo rihindure imitima yabo kandi neza y'Imana iganze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Itangiriro. Turasoma duhereye mu bice 32 duhereye ku murongo wa 23. Itangiriro 32 umurongo wa 23 aravuze ngo abyuka muri iryo joro ajyana n'abagore be bombi n'incorekeze zombi n'abana be uko ari 11. Yambuka icyambu cya Yaboki arabajyana abambutsa uwo mugezi, yambutsa n'ibyo yari afite byose. Yakobo asigarayo wenyine. Haza umugabo aramukiranya bageza mu museke. Abonye yuko atamutsinze akora ku mutsi wo kunyonga y'itako rye. Umutsi wo kunyonga y'itako rya Yakobo urareguka bagikirana. Uwo mugabo aramubwira ati ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati sinkurekura utampaye umugisha. Amen. Aramubaza ati witwa nde? Aramusubiza ati ndi Yakobo. Aramubwira ati ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isiraheli, kuko wakiranyije Imana n'abantu ukanesha. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Hanyuma mfite ijambo rivuga ngo ugire ibintu wambutsa ubisige muri uyu mwaka wa 2023 kugira ngo uhindurirwe izina muri 2024. Bene data nshuti bakunzi w'ibyiringiro by'Abera TV, Imana yiteguye guhindura amateka yawe, ariko hari ibintu utandukanye nabyo. Hari ibintu ugomba kurekura kugira ngo wakire umugisha w'Imana. Kugira ngo marayika ze nuko hari ibintu ubanza kwambutsa ugasigara wenyine. Imana iragushaka wenyine kugira ngo ihindure izina ryawe, kugira ngo ihindure amateka yawe. Amen. Hanyuma uyu ni umugabo witwa Yakobo mwene Isaka wa Aburahamu. Bibiliya ivuga ko uyu mugabo witwa Yakobo
abyarwa na nyina Rebeka. Hanyuma uyu mugore atwite, ngo atwite mu nda ye habamo ibintu bidasanzwe, cyangwa se mu yandi magambo abana batera mu buryo butari busanzwe. Hanyuma yajya kwa muganga bakamubwira ngo mu nda yawe harimo umwana nyine tu. Yajya guca mureko bakamubwira ngo mu nda yawe harimo umwana. Mu yandi magambo ibintu biyobeye abantu bisobanukira ku Mana. Hanyuma ngo Rebeka afata icyemezo, arahaguruka afata indogobe, ngo ashyiraho amatandiko, arangije ajya gushaka umuhanuzi w'Imana. Ngo agereyo uyu muhanuzi Imana imukora ku maso, arangije aramubwira ngo mu nda yawe impamvu byari bidasobanutse, impamvu byari bigucanze harimo amahanga abiri, kandi ikintu cyitonderwa nuko gakuru azaba umugaragu wa gatoya. Tuvuge ngo amen. Hanyuma igihe kiza kugera, Rebeka ngo arataha, iri banga araribana, iri banga arihisha umugabo we Isaka, iri banga agumana naryo mu mutima we. Iyo ngeze ahantu ndakubwira murokore, ujye ugira ibanga, kubera ko ikintu Imana yavuganye nawe no kugikora izagikora, kubera ko n'Imana itabeshya. Tuvuge ngo amen. Hanyuma uyu mugore abana aya makuru arayagumana, Isaka ntiyabimenya. Hanyuma igihe cyo kubyara ngo havuka Esawu, arangije haza kuvuka na Yakobo. Rebeka abizi ariko Isaka atabizi, ntabwo nshaka kubitindaho cyane. Aba bana bombi barakura, Esawu akura aba umuhigi, hanyuma Yakobo nawe akura yibera mu mukumbi, yibera umushumba, yiragirira amatungo. Igihe kiza kugera, kubera ko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere, igihe ngo kigere ngo Isaka arasaza. Bibiliya iratubwiye ngo kubera ko amaso ye yari ibirorirori atakireba neza, ngo afata icyemezo, ahamagara umuhungu we w'imfura Esawu, aramubwira ngo umva Esawu, nkubwire, nigenda mu ishyamba uhige inyama, hanyuma uze uziteke uzinzanire, nindangiza nzirye, nimara kuzirya ngo uheshe umugisha. Ngo Esawu arahaguruka, afata umwambi, afata umuheto, ajya guhiga, ngo ajye mu ishyamba. Rebeka yari afite amakuru, ngo yari abizi neza yuko Imana yavuze ko gakuru agomba kuba umugaragu wa gatoya. Ngo ayegera Yakobo, aramubwira ngo umva nkubwire muhungu wanjye, ndashaka ko ujya mu mukumbi ukazanamo ihene, warangiza ukazibaga. Noneho nanjye ikintu ndi bugufashe, ndi buteke inyama zimeze nk'izo so akunda, nurangije umugaburire aguheshe umugisha. Ubwo ntabwo nje kuvuga ku bintu by'umugisha n'uburyo ibishyimbo Yakobo, ibishyimbo byatumye Esawu agurisha umugabane we na Yakobo. Ibyo bintu byose Imana ibirebaho. Hanyuma uyu mwana w'umuhungu ngo aravuga ngo none mami, none uko bimeze bityo, ese ko ubizi ko Esawu ari cyoya, ndi umubiri wanjye n'umubere, none biraza kugenda bite data namvumbura? Ese ahantu hari hagiye kuza umugisha ntago hari buze umuvumo? Ngo ariko nyina aramuhumuriza, aramubwira ngo mwana wanjye, niba ari umuvumo aba ari njyuzaho, ariko ndaguhumurije, wowe bikore nk'uko mbikubwiye. Ngo Yakobo arihuta ajya mu mukumbi, arangije azana ihene, ngo arazibaga, nyina arazimutekera, ngo azimutekere zihiye, ajya gusanga se. Ariko ngo nyina afata ibyoya by'ihene abishyira ku biganza bya Yakobo,
ngo aramubwira ngo mwana wanjye noneho genda ujye kureba so narangiza guhesha umugisha. Bibiliya iravuze ngo amwambika imyenda ya Esawu myiza yari afite, ajya gusanga ise ngo amugereho, ngo aramubwira ngo papa ibyo wambwiye nabikoze, za nyama nazizanye, hanyuma wanyemerera ukazirya warangiza ukamesha umugisha. Ngo aramubwira ngo mwana wanjye urinde, aramubwira ngo ndi Esawu umwana wawe. Ngo aramubaza ngo ni igiki kibiteye ko noneho wihuse? Aramubwira ngo n'Uwiteka umpaye ishya. Turashimira Imana. Hanyuma ngo Isaka aramubwira ngo egera hino. Ngo Yakobo aramwegera aramukorakora kubera ko atarakireba, ngo yumva ubwoya ni nk'ubwa Esawu. Ngo aramubwira ngo ijwi ni irya Yakobo ariko ubwoya ni nk'ubwa Esawu. Hanyuma ngo arazirya, arangije amuhesha umugisha. Amaze kuwumuhesha, Esawu nawe barahaje, ntabwo ari byo nshaka kuvugaho. Hanyuma Esawu ababazwa cyane nuko asanze umugisha bawutanze, agambirira mu mutima we kugirira nabi Yakobo. Mbibutse neza y'Imana itabaye, y'Imana itanze umugisha, hari abantu bigira inama yo kugirira nabi umuntu. Ariko reka ngo uhanurire nkubwire ngo imigambi yabo ntabwo izahama kandi nta nubwo izasohora, kubera ko Imana irinda Abisiraheli, ihora iri maso ntabwo isinzira. Hanyuma ngo Esawu arabibana, Yakobo abibone, aramubwira ngo mwana wanjye fata icyemezo uhaguruke ujye kwa Labani aba ariho uba wibereye. Yakobo ngo agenda ava i Berisheba, agenda yerekera kwa Labani. Ageze i Kanani ngo ahagere, ngo buragoroba. Bumaze kugoroba ngo izuba rirarenga. Izuba rirenze ngo Yakobo afata icyemezo, ngo afata ibuye, arangije ngo araryisegura. Yakobo araharara. Ariko turashimira Imana kwijya isura n'umuntu ari mu nzira. Hanyuma ngo aharyame, ngo asa nk'urota, ngo agiye kubona abona urwego ngo rushinze hasi rukageza umutwe mu ijuru. Ngo abona abamarayika b'Imana, ngo bamwe barimo baruzamukiraho bajyanye ibyifuzo by'abera, abandi barimo barumanukiraho bamunukanye ibisubizo by'abera. Reka nkubwire ngo amasengesho yawe, hari marayika ushinzwe kujyana ibyifuzo, hari n'undi ushinzwe kuzana ibisubizo. Tuvuge ngo amen. Hanyuma ngo Yakobo abyitegereze, ngo abona hejuru y'urwo rwego ari Imana ihagaze isumba byose. Ngo Imana ivugana na Yakobo, iramubwira ngo umva Yakobo, ndi Imana ya sogokuruza Aburahamu, ndi Imana ya so Isaka, none mvuganye nawe. Ndakubwiye ngo mu rubyaro rwawe ruzagwira rumere nk'umukungugu wo hasi, uva iburasirazuba ukagera iburengerazuba, kandi ruzagera ikusi n'ikasikasi. Imana iramubwira ngo umva, muri wowe no mu rubyaro rwawe nimo nzahera amahanga yose umugisha. Imana ivugana nawe, iramubwira ngo ikimenyetso, dore ndi kumwe nawe. Amen. Kandi nzabana nawe, nzagendana nawe aho uzajya hose, ntabwo nzagusiga narakora icyo nakubwiye. Turashimira Imana ko itaturekura itarakora ibintu yavuganye natwe. Haleluya. Hanyuma Yakobo arabijyana ngo agere kwa Labani, abenguka umukobwa witwaga Rasheli, ngo aramutereta. Ariko Labani aramubwira ngo kugira ngo muguye ugomba kumukorera imyaka 7 ngo ishire. Bamuzanira Leya wari ufite ikibazo cy'ijisho, ariko kubera urukundo yakundaga Rasheli ngo akora indi myaka 7. Bamuzanira uyu Rasheli. Bibiliya ivuga ngo bose barabyarana. Yakobo agira abana 11.
ntago mvuze iby'abaja babo nabo uburyo bagiye babyarana biturutse kuri Rasheli wari warabanje kubura urubyaro akabwira Isaka ngo none unyimira Yakobo ngo unyimira icy'urubyaro ariko turashimira Imana ko ari Imana yibuka abantu ba hanyuma Yakobo ngo yumva hari ubuzima hasi yumva hasi ubuzima butarimo kumva ijwi ry'Imana yumva hasi ubuzima bwo mu mahanga yumva hasi ubuzima bw'incoreke yumva hasi bene ubwo buzima ngo Yakobo afata icyemezo ngo arahaguruka agenda adasezeye ngo agere kuri iki cyambu niho nari nagendereye cyane ngo yambutsa ibintu yari afite byose yambutsa abagore be bombi yambutsa n'incoreke ze zombi yambutsa n'abana be uko bari 11 ngo amare kubambutsa arangije yumva kujya imbere ya mwene se atari yumva amakuru ava ku Mana uyu Esawu ashobora no kumwica ngo afate icyemezo ngo aravuga ngo ahantu niho Imana yavuganiye nanjye njya muri ariya mahanga none reka nongere masigare tuvuge ngo amen ngo Yakobo arahasigara ngo ahasigara wenyine umva nkubwire mama Imana ikeneye kukuvugisha wenyine Imana ikeneye kukubwira amakuru umugabo wawe atazi Imana ikeneye kukubwira amakuru papa ikayakubwira wenyine iragushaka wenyine kubera ko agakiza ni ikinege haleluya Imana ni wowe ishaka wa musore we ni wowe ishaka wa mukobwa ni wowe ishaka Imana iragushaka ngo ikubwira amakuru uri wenyine amen hanyuma ngo Yakobo ahasigaye amaze kurekura hari ibyo yambukije umva ambutsa ibintu byatumaga Imana itakureba neza hanyuma uhindurirwa izina ngo Yakobo agiye kubona ngo abona haje umugabo Yakobo yarakumbuye kumva Imana Yakobo yarakumbuye kumva ijwi ry'Imana arangije ngo aramukiranya ngo akamukiranya akamubwira ngo umva marayika nari maze iminsi nakubonye none ubwo nkubonye urabizi nkeneye akazi sinzi ikintu ukeneye ku Mana aramukiranya aramubwira ngo umva marayika uramutse utahinduye izina ryanjye Esawu yazangirira nabi aragomya aramukiranya noneho Bibiliya iravuze ngo marayika abonye yuko atamutsinze avugana na Yakobo aramubwira ngo umva nkubwire wa mugabo we byari byiza gutindana nawe ariko none ndekura haleluya kubera ko umuseke utambitse ndashaka kugenda Yakobo aramubwira ngo umva nkubonye nari ngukeneye umva mama wire kuri Imana papa wire kuri Imana nta mpamvu yo kurirekura Imana yiteguye kukugirira neza ariko gahunda nugukomeza ngo Yakobo aramubwira ngo umva nkubwire ntabwo ndi bukurekure utamaye umugisha iyo umuntu amaze kwambutsa akambutsa ibyaha akambutsa ubusambanyi akambutsa ibyaha by'inyongobeza bugingo uko biri kose abonekerwa n'Imana nari nkubwiye ngo muri uyu mwaka ambutsa bya bintu byose byatumaga Imana itaza hanyuma Imana yiteguye kuza igahindura izina ryawe hari izina ribi bakwise ariko Yakobo aravuga ngo sinkurekura hari izina bakwita kubera igihe urimo ariko ndagira ngo nguhanurire ngo nyuma yo kwihana ibyaha hari marayika uje guhindura izina ryawe ngo Yakobo aramubwira ngo umva sinkurekura utamaye umugisha sinkurekura utamaye akazi sinkurekura utanyubakiye sinkurekura udahinduye amateka yanjye sinkurekura utanyaguriye imbago oya maze imyaka myinshi nibereye mu ncoreke maze imyaka myinshi ndi gutendera abagore ariko none ndakubonye haleluya ntabwo ndi bukurekure utamaye umugisha ngo marayika nezezwa na Yakobo aramubaza ngo witwa nde wa mugabo
aramubwira ngo nitwa Yakobo, iri zina ntirinejeje. Ese wowe ukurikiye iki kiganiro ubundi bakwita ngo iki? Wasanga bakwita inzara kubera ushonje, wasanga bakwita ko wagumiwe kubera ko nta mugore cyangwa nta mugabo, ariko marayika arakubaza ngo witwa nde? Ubundi igihe urimo kikwita izina ntacyo. Aramubaza ngo witwa nde? Arangije aramubwira ngo ndi Yakobo, kandi ntibinejeje kubera ko bisobanura uburiganya. Marayika aramubwira ngo umva, kubera ko witandukanyije, kubera ko hari ibintu uretse, kubera ko uvuye mu nshoreke, kubera ko uretse ibyaha, nanjye nguhinduriye izina. Haleluya! Nguhinduriye izina. Ntugitwa Yakobo ukundi, ntugitwa umuriganya ukundi, ahubwo uhereye none wiswe Isiraheli. Hari amasezerano Imana yaguhaye ikubwira ko umugisha uzaturuka kuri wowe, ariko kubera isi n'umubiri ntago byabaye. Ariko reka nguhanurire, nkubwira ngo mu mpera y'uyu mwaka Imana ihindura izina ryawe papa, Imana ihindura izina ryawe mama. Iyo umuntu amaze kwemera Yesu ngo amuyobore, ikindi kintu Yesu akora ni uguhindura amateka ye. Muririmbyi yuzuye umwuka wera atera ikorasi, aravuga ngo dosiye yanjye yari yanditse nabi, ngo ariko Yesu ayibonye ayihindura neza. Naringize ngo nkubwire, ambutsa ibintu bituma utabona Imana, ubundi Imana iguhindurira amateka, Imana iguhereza umugisha. Imana y'amahoro ikomeze iganze, kandi Imana y'amahoro ibahire. Mbifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Imana iganze, kandi wadukunze wakora subscribe ku Byiringiro by'Abera TV. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Reka dusenge Imana ikomeze ikorere muri iri jambo. Turagushimiye Imana y'amasezerano, asante. Uri Imana ihindura amateka, uri Imana ihindura amazina y'abantu batwise, uri Imana ikuraho uburiganya, umuntu agahabwa umugisha n'Imana. Turasenze ngo abantu bari bateze amatwi kino kiganiro uhindura amateka yabo, kandi ubashoboze kugira ibintu barekura bitari iby'umumaro, bakire ubuzima bw'umwuka, bakire guhindurirwa amateka, bakire imirimo y'Imana. Muri 2024 ureme ibintu bibemeza, ureme ibintu bibyibushye ku buzima bw'abantu. Urakoze Bana, turagushimiye. Gira neza abantu bose mu izina ry'Umwami wacu Yesu, amen. Murakoze cyane.